iguhaye ubuzima bufite ishusho iyeri iravuze ngo iguhaye naho kuba kuko ntaho wari ufite notre benetaya chesimini contre heriwiri taya simini contre dota Imana iravuze ngo igukuye mu busereresi Imana iguhaye hashitse Imana iguhaye aho uturiza umutima kandi ukayitegereza Imana ije gukora ibiruta ibyo yavuganye humva wowe ukurikiye Imana irahari TV notere benetayi wirisire nene yase dopere heriwiri takuwa jesimini contre hilabini foburaruta ndetse imbaraga uyu misozi ifite ngubwo butware bwa Yesu bukugota uri ku ishuri bukakugotera abana bukagugotera umugabo aho yirirwa mu kazi ubwo butware nibwo bwamukugoteye aho wirirwa mu kazi mama ubwo butware nibwo bwabanye nawe ngo kandi ubwo butware bw'Imana buri mu ruhande rwe ngo nibwo bwatumye utumva inkuru mbi byarashobokaga ko yakoraga sida bikaba birarangiye ariko ngo nkuko imisozi gose Yerusalemu haleluya niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose Uwiteka aracyakugose nshuti yanjye humura witinya Uwiteka arakugose kandi akakugose humura Helebinista ya wirisika Jezimini contre dobinista notre benetaya Jezimini yase Imana ihimbazwe kandi ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nkubwire ngo dore wari ufite ibintu bikugose bifite imbaraga kajya wumva ntacyo waba ugishoboye kajya wumva ntacyo waba ukibashije erega Imana usenga irumva warayihamagaye ngo Imana iraje kandi umva shuti yawe Imana iri kumbwira ngo uri muri Malawi igihugu cya Malawi Imana irambwiye ngo dore umwe niyo warubaye inzira ndetse n'intandaro yo kugira ngo rusenyuke ariko mbwiwe n'Imana ngo ni nkubwire ngo umutima wawe nutuze Imana izanya amahoro mu rugo iwawe atakaya Josimenia heniwireta kuwa zone mene contraire do peresire heriwireta ya zemenia sedra kandi Uwiteka kurinze haleluya ngo utaradutanze ngo tuba umuhigo w'amenyo yawe Imana ishimwe Imana ihimbazwe yitaragutanze mama ngo uba umuhigo w'amenyo y'ibyaguhigaga Imana ishimwe yitaragutanze papa ngo uba umuhigo w'ibintu bimaze igihe bikugenza mbese wowe nubizi ibimaze igihe bigushakisha uko bingana ibyakurwanije imbaraga byari bifite uretse imbaraga z'Imana zabaye mu ruhande rwawe iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwawe biba byarakumize bunguri ukiri muzima ariko Imana ihimbazwe yitmwara shuti yanjye nabwo Imana yakemera kuseba niyo mpamvu ije kuguha ibyo wayisabye utaraseba niyo mpamvu Imana ije kugutabarira ku gasozi wari umwariyeho niyo mpamvu Imana ije kukurengerera mu mudugudu wasebeyemo uzi yuko aho umupira warengeye ari urengurirwa niyo mpamvu wisanga muri yakaritsiye n'ubundi Imana irashaka guhindura amateka utarahava haleluya mu mutwe wawe wumva harimo ibintu byinshi bikuvangavanga ukavuga ngo kubaho wumva ntacyo bikikumariye Imana iravuze ngo wikizirira amahirwe kenshi yakenda kukugera mu biganza ntumenye uko bigenze ariko Imana irambwiye ngo ishizeho uburyo kandi Imana ishizeho icyerekezo cy'ubuzima bwawe kandi nawe wa mukobwa we ndabona ukuboko kw'Imana kugukuye mu isaha ikomeye wari uri muranywa inzoga ibiyobyabwenge bikomeye widoroga ndabona ukuboko kw'Imana kugusanze ugeze inshuro nyinshi gukizwa ukongera ukabisubiramo ariko Imana iravuze ngo irijwi wumvise niryimbuze mu matwi yawe wongera uce bugufi Imana ije kuguha imbaraga z'agakiza tope enestaya zomeriasa drere nesta abafite umutima uhagaze kubwo bushobozi ndetse n'imyenda n'amadene n'amakredi mbonye ukuboko kw'Imana kurimo inkunga zitandukanye Imana irangije irambwira ngo dore ije gutanga inkunga ku bantu benshi batandukanye kuko Imana itanze uburyo ku bantu bakoraga bikanga bari gucuruza abantu kuma karibu bakunze b'Imana irahari TV Imana nibaha umugisha kubwo gukunda ibiganiro bica kuri Imana irahari TV ndetse no gukunda ijambo ry'Imana nanjye rero ntangiye mbabwira ngo ndabakunda nubwo wenda tutaramenyana cyane kuri iyi channel Imana irahari TV ariko nanjye ndahari ku bwanyu kugira ngo mbagezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndahari ku bwanyu kugira ngo
twumve icyo umwuka abwira amatorero cyo kubabara umutwe ndetse n'amaguru ngo akumva amaguru yakamo umuriro. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iki ni igihe Uwiteka azaniyemo ubutabazi ku buzima bw'abana bawe, kandi ngo aba bana niyo ugerageje kubaha imiti nta kindi bamarira. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo nicyo gihe Imana ije kukurengerera abana, niko Imana ivuze ngo kandi ubwo butware bw'Imana buri mu ruhande rwe ngo nibwo bwatumye utumva inkuru mbi. Byarashobokaga ko yakoraga sida bikaba birarangiye, ariko ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, haleluya, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose, kandi afite ubutware bwo kukurenza iminsi mibi. Hari iminsi abantu babariye ku ntoki baravuga turiya we nubwo rwubatse nta mwaka azamaramo, uriya we nubwo yiga ntazarangiza. Ntubizi se? Urabizi uko byagenze? Uwabonye viza abantu baravuga ati mbese uriya hanze azahashobora. Nakubwiza ukuri kuko Uwiteka yakugose, niyo mpamvu uri mu ibyo bihugu by'i Burayi akabitse kuri Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi b'Imana Irahari TV kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije tugira duti Yesu Kristo nashimwe. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yacyo, abari hakurya y'umugabane, nabo Imana ibahereza umugisha. Nimugubwe neza muri byose. Rero uyu munsi twongeye kubatumirira umukozi w'Imana, numwe mu bahanuzi bahagaze neza, numwe mu bakozi b'Imana bafitiwe icyizere n'Imana ndetse n'abantu. Nimvuga iki kintu ntuntera amabuye, ntutekereze ko ntandukiriye. Ngewe ntumira abakozi b'Imana nyobowe n'umwuka wera w'Imana, kandi nzi neza, nzi n'ubuhamya bwabo. Mu by'ukuri rero ari mu bwiza bw'Imana, biragaragara ineza y'Imana iri kumwe nawe. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Amakuru y'iminsi? Makuru ni neza, ndashima Imana. Abakunzi b'Imana Irahari TV bajyaga bambwira turi ya muntu uramuntu ati ni murumuna wa Penina, ati ni Penina. Ariko ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro ubanze ukureho urwo rujijo, ubundi ni wowe Penina. Penina muravukana? Ngiye barambwira ngo ni Penina, ariko nkumva igihe tumaze utaravuga izina Penina. Penina mupfana iki? Ntabwo ngewe nitwa Penina, ariko mfite abantu benshi bandika no muri komenti ati Penina Penina Penina. Rero niba abakunzi b'Imana Irahari TV nabo ariko babizi, nikamba kure mu mpungenge bari bafite. Nge ntabwo ndi Penina, nitwa Joseline. Yitwa Joseline? Yego. Urakoze cyane. Ndagira ngo ubwo ngubwo uyu munsi barabimenya. Hanyuma nari ngiye uvuga ngo bibwire, wamaze no kubibwira. Nuko tuza, nuko twinjira mu kiganiro, kandi tuyoboye n'umwuka wera w'Imana. Mukozi w'Imana, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, ahasigaye uduhereze message Imana yaguhaye, kuko nzi ko Imana ijya iguha message ama episode. Yego. Nukuvuga ngo ni buri gice na message yacyo, buri cyumweru, buri kwezi, buri mwaka, buri gihe kuri wowe Imana iguha message. Reka ngusabe ubanze usenge Imana. Yego. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, ndagushimye. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Wagize neza kuturinda twese hamwe, ndetse n'abakunzi b'ijambo ry'Imana n'abakunzi b'Imana Irahari TV. Nyemerera ubishimirwe ko wabarinze icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi unyemerere cyane rero iki kiganiro tugiye gutangira ubane natwe, ntabari njye ugaragara, n'abari umukozi wawe uri kuri kamera, ahubwo imbaraga z'Imana zigaragarire hagati muri twebwe. Kandi unyemerere cyane ibyo untumye ku bwoko bwawe, unshyigikire ntabarinje, ahubwo akanwa k'Imana kabe muri jewe. Lotaya bini stai gide vodraye tayi wiri sikaje sininiase lepini wiri sire draye tota kayaje zimeni yase drere. Umuntu wese ugiye kudukurikira ufite uko
ababayemo, utameze neza, umuntu wese waba arwaye cyangwa arwaje, ufite ibibazo byinshi bitandukanye bitumye atamera neza, ndamwaturaho kumererwa neza, amaboko y'Imana abe mu ruhande rwe cyane, anesherezwe n'Imana muri uyu mwanya, acumva iki kiganiro, abona impinduka mu buzima bwe. Urakoze, turagushimiye, tangirana natwe uyu mwanya, ntabari nge ahubwo ukuboko kw'Imana kunshigikire, ineza y'Imana iganze muri nge mu izina rya Yesu, amen. Karibu. Murakoze cyane kuma karibu bakunzi b'Imana Irahari TV. Imana nibaha umugisha kubwo gukunda ibiganiro bica kuri Imana Irahari TV ndetse no gukunda ijambo ry'Imana. Nanjye rero ntangiye mbabwira ngo ndabakunda, nubwo wenda tutaramenyana cyane kuri iyi channel Imana Irahari TV, ariko nanjye ndahari ku bwanyu kugira ngo mbagezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndahari ku bwanyu kugira ngo twumve icyo Umwuka abwira amatorero. Imana idufashe cyane. Nakibwira ngo ahuri nawe rwose utera agatebe wumve icyo Imana ikuntumyeho, ntabwo ijya intuma ku bantu bayo gusa, ahubwo ibifite ibintu byinshi bapfunyikiye. Ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ikindi numvira Imana cyane. Ubwo naje kuko nayumviye, nawe mfasha uyumvire, urebe iki kiganiro, kandi nukuri ibitekerezo byawe birakenewe, turabikeneye. Waduhugura akandika comment ukavuga ati aha mwari kubigenza uko cyabikamera uku, mugakanda na subscribe, muri hangana mbese mugakora share na comment. Ibyo byose mubikore kuri Imana Irahari TV kugira ngo twese twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, duhanwe umugisha n'Imana, tuzajyane no mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Rero Imana ibantumyeho icyambere tutarasoma ijambo ry'Imana. Imana ndi musenga nonaha irambwiye ngo mbwire umuntu ufite ikibazo cyo mu nda gikomeye, uri umumama ufite ikibazo cyo mu nda gikomeye cyane, buri gihe kinini cyose uhora ujya kwa muganga barapima ntibamenye ikibazo ufite icyo ari cyo, ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo nubwo bimeze bityo, akaba ubona kuri iyi nshuro n'ubundi byongeye kwanga, ukuboko kw'Imana kohereje imbaraga zigukiza. Kandi Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ukuboko kw'Imana kuguhagurukije kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Uzi yuko urwaye mu nda igihe kingana n'imyaka 3, Imana irambwiye ngo iki ni igihe ikuyeho ubwo burwayi maranye igihe. Ikintu cyose uriye kikurya mu nda, ikintu cyose uriye ubabara mu nda, barapimye indwara yarabuze. Imana irambwiye ngo hari imbaraga z'amarozi zari ziri ku buzima bwawe, ariko Imana yahera erepa yasiredra ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo Imana iragukijije. Rota kidevodra iravuze ngo nkubwire ngo Imana iragukijije, kuko ukuboko kw'Imana guhagurukiye kukugirira neza. Kandi ikindi Imana irambwiye ngo ufite abana 3 nawe wa mubyeyi we, aba bana 3 ntago uzi ikibazo gihari. Umwana wa 2 ahora agira ikibazo cyo kubabara umutwe ndetse n'amaguru, ngo akumva amaguru yakama umuriro. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iki ni igihe Uwiteka azaniyemo ubutabazi ku buzima bw'abana bawe, kandi ngo aba bana niyo ugerageje kubaha imiti nta kintu bamarira. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo nicyo gihe Imana ije kukurengerera abana, niko Imana ivuze. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ibaha umugisha. Nabibwiye ndi umuhanuzi, nyine iyo bije turabivuga. Dushimye Imana yampamagaye ikabyemera ikangabiza umurimo. Nishimwe rikomeye. Reka dusome n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo Dawidi yanditse cya Zaburi, Zaburi y'Ijana25. Turasoma duhere ku murongo waho wa mbere. Aravuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uruhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, haleluya, utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Wowe wiringiye Uwiteka, wowe umutegereje, wowe wasenze ukarindira, wowe wahamagaye Imana ukayibwira ngo nubwo mbona binkomereye, ndabizi ko hariho ibyiringiro, ndabizi ko amaboko yawe ataheze, ndabizi ko ugutwi kwawe kutapfuye ngo kunanirwe kunyumva. Umva wowe papa, umva wa musore we, wowe wiringiye Uwiteka ngo umeze nk'umusozi wa Siyoni, ntabwo ubasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora
zihamye iteka ryose ngo kandi nk'uko imisozi igose Yerusalemu, iyi misozi igose Yerusalemu ngo niko Uwiteka agota abantu we. Nshuti yanjye ngo uhereye none ukageza iteka ryose Uwiteka arakugose, ntabwo yakuretse, ntabwo yagusize. Icyakora cyo warwara nk'abandi, warwaza nk'abandi bigakunda, wafushe rega, niyo mpamvu maze iminsi ubabaye, ariko Uwiteka aravuze ngo mwiringire, kandi numara kumwiringira ngo wizere amagambo avugana nawe, ngo kuko ntabwo azigera kureka, ngo kuko i Yerusalemu hagoswe n'imisozi miremire, ngo iyi misozi ntijya inyeganyega, kandi ko ku musozi wavutse ureba n'iyi saha uwo musozi uracyahari. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe ngo Uwiteka afite uburinzi buruta uwo musozi, Uwiteka afite ubudahangarwa buruta iyo misozi. Ukubona imisozi itarangira, ukubona imisozi idashira, niko Uwiteka ngo agose abantu be. Imana idufashe cyane ngo kandi uhereye none ukageza iteka ryose Imana iguhaye isezerano rikomeye yuko itazigera ikureka. Ntabwo yakureka, irabizi ko ikuretse gato cyane abanzi bakumira bunguri. Nicyo cyatumye Dawidi yabyanditse 124 n'ubundi aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, uwo ngo abari kwa Abisiraheli bavuga none. Haleluya. Ahari Abisiraheli handika izina ryawe, ahari Abisiraheli handika izina ryawe. Wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we, wa mukobwa wa mukecuru n'umusaza we, ahari izina rya Isiraheli hashira izina rya. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri. Himbazwe we. Haleluya. ngo utaradutanze ngo tube umuhigo w'amenyo yawe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe yitaragutanze mama ngo ube umuhigo w'amenyo y'ibyaguhigaga. Imana ishimwe yitaragutanze papa ngo ube umuhigo w'ibintu bimaze igihe bikugenza. Mbese wowe nubizi ibimaze igihe bigushakisha uko bingana, ibyakurwanije, imbaraga byari bifite, uretse imbaraga z'Imana zabaye mu ruhande rwawe. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwawe, biba byarakumize bunguri ukiri muzima. Ariko Imana ihimbazwe yitaragutanze ngo ube umuhigo w'amenyo yabyo. Imana ihimbazwe. Haleluya. Niryo jambo ry'Imana n'ubundi dusomye Zaburi 125 haravuze ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Uyu muntu wiringiye Uwiteka ntanyeganyezwa n'amagambo, oya, ntanyeganyezwa n'urusaku, oya, kugumba ntago byamunyeganyeza. Aravuga ati ndabizi neza, ndabihamya, Imana ikunda umuntu yubaha. Uyu munsi biranze ariko ejo bizemera. Ategereza umwaka umwe ntarambirwe, akavuga ati nubwo uyu mwaka bidakunze ariko mfite ibyiringiro. Amina. Haleluya. Mfite ibyiringiro kuri ya mwaka bizemera. Umva nshuti yanjye, umaze imyaka 2, 3, 5 kubyara byaranze, ariko haracyari andi mahirwe Imana izanye ku buzima bwawe. Yiringire, kuko uko kuyiringira ntibikoze isoni. Abakukera bivuze aravuga ngo bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Ibyiringiro ufite ntabwo bizagukoza isoni, ibyiringiro ufite ntabwo bizakumwaza. Ntabwo Imana yakwemera kumwara nshuti yanjye, ntabwo Imana yakemera kuseba. Niyo mpamvu ije kuguha ibyo wayisabye utaraseba. Niyo mpamvu Imana ije kugutabarira ku gasozi wari umwariyeho. Niyo mpamvu Imana ije kukurengerera mu mudugudu wasebeyemo. Uzi yuko aho umupira warengeye ari urengurirwa. Niyo mpamvu wisanga muri ya karitsiye n'ubundi. Imana irashaka guhindura amateka utarahava. Haleluya. Imana irashaka gukora ibintu bikomeye mama utari wahava. Imana irashaka gukora ibintu bikomeye wa mukobwa we muri uwo muryango. Ahandi bazi yuko muryango we wanyu ni ubyara indasindaro, muryango we wanyu ni ubyara mu buryo budasobanutse. Ariko Imana ivuganye nawe ngo ni wakira ubukwe, kuko nigiye Imana igiye kukubakira urugo kubera kuyiringiye, kubera kuyihamagara. Haleluya. Nigiye Imana igiye kugukuraho icangiro cyatumaga ubengwa. Ni nigiye kandi Imana igiye gukora imirimo ikomeye kugira ngo ibashe kugutambagiriza ahantu wasebeye. Imana ihimbazwe. Amen. Umurongo wawo wa 2 watubwiye ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu
abantu be. Haleluya. Iwe imisozi igose Yerusalemu ngo Uwiteka afite ubutware bwo kukugota, ngo kandi ubwo butware afite ngo buraruta ndetse imbaraga iyi misozi ifite, ngo ubwo butware bwa Yesu bukugota uri ku ishuri, bukakugotera abana, bukakugotera umugabo aho yirirwa mu kazi, ubwo butware nibwo bwamukugoteye. Aho wirirwa mu kazi mama, ubwo butware nibwo bwabanye nawe, ngo kandi ubwo butware bw'Imana buri mu ruhande rwe, ngo nibwo bwatumye utumva inkuru mbi. Byarashobokaga ko yakoraga sida bikaba birarangiye, ariko ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, haleluya, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Uwiteka aracyakugose nshuti yanjye, humura witinya, Uwiteka arakugose kandi afite ubutware bwo kukurenza iminsi mibi. Hari iminsi abantu babariye ku ntoki baravuga turiya we nubwo rwubatse nta mwaka azamaramo, uriya we nubwo yiga ntazarangiza. Ntubizi se? Urabizi uko byagenze? Uwabonye viza abantu baravuga ati mbese uriya hanze azahashobora. Nakubwiza ukuri kuko Uwiteka yakugose, niyo mpamvu uri mw'ibyo bihugu by'i Burayi akabitsikuriza. Mbese nta buzi mwajyanye batagihari, nta buzi mwajyanye byanze bakagaruka, mbese nta buzi mwajyanye bahindutse ibirara ndetse baridoroga bahinduka abanywatabi, ariko ukuboko kw'Imana kuracyakurinda. Ivuganye nawe ngo nk'uko igose Yerusalemu, haleluya, nk'uko iyi misozi igose Yerusalemu niko Uwiteka kugose. Humura. Hele binista ya wirisika Jezimini kontrere do binista notre benetaya Jezimini yase. Imana ihimbazwe kandi ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nkubwire ngo dore wari ufite ibintu bikugose bifite imbaraga, kajya wumva ntacyo waba ugishoboye, kajya wumva ntacyo waba ukibashije, ariko Imana irambwiye ngo imbaraga zayo nshuti yanjye nizo zije kukurwanirira. Kandi yeri irambwiye ngo nkubwire ngo amaboko y'Imana ubwayo aje kukuneshereza, kuko ibikunesha byari bihari, ibikurwanya byari byahagurutse. Mbese ntubizi? Dore ngibyo byari byahagurutse, ibyo byari byakugezeho mande n'impande, wabuze inzira. Lebine style wirisika, wabuze inzira unyuramo, ariko Imana iravuze ngo aho ubona ko nta nzira hari ubutabazi Imana izanye ku buzima bwawe. Rota ya wirisire Jezimini contre, ubu buzima Imana izanye ku ruhande rwawe ngo nta kindi giteye Imana kubuzana nuko watatse ugatabaza. Erega Imana usenga irumva, warayihamagaye ngo Imana iraje. Kandi umva nshuti yanjye, Imana iri kumbwira ngo uri muri Malawi, igihugu cya Malawi. Imana irambwiye ngo dore umaze iminsi urira wa mubyeyi we, urugo rwanze. Rota ya wirisika lelevo wa yasire dota, urugo rwanze ngo byanze burundu. Notre benetaya Jezimini contre, ariko Imana iravuze ngo yongeye gushyiraho ifatiro, yongeye gushyiraho ifatiro. Dore Uwiteka yongeye kurwubaka. Uwiteka arakubwiye ngo hoya, Imana niyihagurukiye kurwubaka. Mbese ninde? Dore n'uwakwinjiriye arinjira we umubona nk'ibisanzwe, ariko ngo niyo warubaye inzira ndetse n'intandaro yo kugira ngo rusenyuke. Ariko mbwiwe n'Imana ngo ninkubwire ngo umutima wawe nutuze, Imana izanye amahoro mu rugo iwawe. Rotakaya Josimenia heniwireta kuwa zone mene kontrera do peresire heriwireta ya zemeni ya sedra. Kandi Uwiteka kurinze gutandukana n'aba. Umva mama, ntabwo urugo rwari rusenyutse gusa, ahubwo wari unatandukanye n'abana, wari ubabujijweho uburenganzira. Ariko Imana irambwiye ngo ucyumve iki kiganiro hari impinduka Imana izanye mu rugo iwawe. Kandi aba bana Imana ibateje kukumvira, kuko hari ibimenyetso bikomeye byari biri kuri wowe, byari bitumenye aba bana mutandukana. Roterebo heniwireta kuwa Jezimini yasadre. Ariko Uwiteka yavuganye nawe ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Uwiteka aje kukugota. Nukuri. Kandi ukoje kukugota niko agose n'abana bawe. Kwakugose niko agose n'uwo mutware wawe. Ukumureba nawe ntabwo yari imbaraga irimo imurwanya, kandi ngo byari bibaye igihe kingana n'amezi 6 wari uyobewe icyo gukora. Ariko Imana iravuze ngo noneho uburyo burabonetse. Imana ishizeho imfatiro. Imana ishimwe. Amen. Waya
ya semeni ya sedrere taya wirisika jesinini ya sedopera sire heri wiri taya semene contraire kandi Uwiteka ari kumbwira ngo mbabwire ngo ukuboko kwe gukiza indwara kururutse gukiza indwara nyinshi zitandukanye ngo niki kibateye guhagarika umutima kw'ibyiringiro byanyu ari byo ashaka mukamwiringira gusa agakora imirimo ikomeye mu mibiri yanyu agakora imirimo ikomeye mu miryango yanyu ngo aje gukora imirimo ikomeye yitandukanye nuko mwabitekerezaga ndabona ukuboko kw'Imana gukiza kumanutse ku bantu benshi kandi ndabona ineza y'Imana yongeye kugaruka ku buzima bwanyu hele wa yasemeni kide vodra kandi uko kuboko kw'Imana gukiza ndabona uko kuboko kwishyuye n'amadeni hari amadeni Imana yishuye mwebwe mukurikiranye ibi biganiro hari amadeni Imana yishuye kandi yishuriye abantu barenze 10 niko Imana ivuganye nawe kandi dobine staye gide vodra kandi ni yanse do peresire nawe Imana ikwishuriye ideni wowe unde iravuze ngo nawe kwishuriye ideni helewa somene kide vodra Imana ikwishuriye ideni kandi yeri ivuganye nawe ngo Imana iguhaye ubuzima bufite ishusho takide vodra iguhaye ubuzima bufite ishusho iyeri iravuze ngo iguhaye naho kuba kuko ntaho wari ufite notre benetaya chesimini contraire heri wiri taya simini contraire dota Imana iravuze ngo igukuye mu busereresi Imana iguhaye hashitse Imana iguhaye uturiza umutima kandi ukayitegereza Imana ije gukora ibiruta ibyo yavuganye topinesta heri wiri takuwa ya chesimini ya sadrel humva wowe ukurikiye Imana irahari TV notere benetayi wiri sire nene ya sedopere heri wiri takuwa jesimini contre hilabini fosainimo ugambiriye kenshi kwiyahura Imana iravuze ngo sigaho wikiyambura ubuzima hari amaboko y'Imana aje kuguha ubuzima ngo ugira umujinya utava mu mutwe wawe wumva harimo ibintu byinshi bikuvangavanga ukavuga ngo kubaho wumva ntacyo bikikumariye Imana iravuze ngo wikigirira nabi Imana igiye kuguha ubuzima kandi Imana igiye kuguha ibifatika nyamara dore warufashe icyemezo cyo kwiyambura ubuzima ariko mbonye ubutabazi bwihuse ku buzima bwawe twe rw'Imana rirambwira ngo nkubwire ngo amarembo Uwiteka akinguye nawe uzongera kuyafunga haleluya nta muntu n'umwe uzongera kuyafunga kuko bafungiwe amahirwe kenshi yakenda kukugera mu biganza ntumenye uko bigenze ariko Imana irambwiye ngo ishizeho uburyo kandi Imana ishizeho icyerekezo cy'ubuzima bwawe kandi nawe wa mukobwa we ndabona ukuboko kw'Imana kugukuye mu isaha ikomeye wari urimo uranywa inzoga ibiyobyabwenge bikomeye widoroga ndabona ukuboko kw'Imana kugusanze ucyumva iki kiganiro ndabona ufashwa n'umutima uhinda umushyitsi ijwi ry'Imana rirambwira ngo Imana itanze agakiza ku buzima bwawe kandi ubigerageje inshuro nyinshi gukizwa ukongera ukabisubiramo ariko Imana iravuze ngo irijwi wumvise niryimbuzi mu matwi yawe wongera uce bugufi Imana ije kuguha imbaraga z'agakiza tope enestaya zomeria sadrere nesta ayazimini contraire Imana ihimbazwe kandi Uwiteka aravuze ngo abantu bose bari bafite umutima uhagaze kubwo ubushobozi ndetse n'imyenda n'amadene n'amakredi mbonye ukuboko kw'Imana kurimo inkunga zitandukanye Imana irangije irambwira ngo dore ije gutanga inkunga ku bantu benshi batandukanye kuko Imana itanze uburyo ku bantu bakoraga bikanga bari bari gucuruza bari bahombye ari ibintu byinshi byari byabaye bigaragaza ko muri mu gihombo ariko Uwiteka aravuze ngo nimwakire kuko mumugireho umugisha Imana ishimwe haleluya reka dusenge Imana dushima Imana ivuganye natwe kandi dushima Imana yemeye ko mwumva iki kiganiro mwami Imana yacu nziza Imana y'imbaraga n'ubutwari n'icyubahiro Imana isaba umwami wacu Yesu turagushimiye kubera ko iki kiganiro wemeye ko kigera ku bwoko bwawe uha umugisha umuntu wese ugikurikiye ndetse n'uzagikurikira azahabwa umugisha n'Imana kandi impinduka zose z'ubuzima uvuze ubwoko bwawe nibuzakire kubera ko twemeye kwizera ibyo uvuganye natwe ngaho umugisha umuntu wese wumvise iki kiganiro ndetse akizera ibiri muri cyo werekeza ijambo ryawe kandi rigira umumaro
mwami Imana niba imbuto iguye mu butaka bwiza, iri jambo rishora imizi mu mitima y'abazaryumva bose bazahabwa umugisha no kubwaryo. Urakoze kuko ubikoze kandi kudushyigikiye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Abantu bakwifuza rero gusengana nawe cyangwa bakifuza ko ubagira inama, cyane ko abakozi b'Imana burya mubitse ibintu byinshi byo gufasha abandi bantu, niki Imana yabashyiriyeho. Ndagira ngo utange umurongo wa telefone abantu bakuboneraho. Imana iguha umugisha. Umuntu wese wakifuza ko tuvugana, yaba inama cyangwa kumufasha gusenga, kandi ikindi ndi umubyeyi, abakobwa n'abasore mukeneye inama, hari n'abandi nazihaye kandi mbona birakunze. Nawe niba ufite ikibazo ukeneye ko wabona umujyanama, ndahari ku bwanyu kugira ngo mbagire inama. Nimero yanjye ni 078 91 22 425. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza duhaye. Amen. Yesu aguha umugisha. Namwe Yesu aguha umugisha.